yanga nuko yanga nagiye sibyo yanga ni bwanze yagiye kugira mujyana mu buzima yo mana we oya nakujya oya ndiko yo araje mana we none wandubu mama we mana koko mama Sojya uri nk'umugabo biba byacanze yabuze icyo agaburira abana ntushobora no kwitaba umuntu neza koro urambaza iki ubundi tuzabana ucihagura gutyo abana nande njye nawe bwira icyo umpamagariye ntabwo nje gutakaza umwanya hano ubundi zuje ku bwanjye cyangwa uzi ko ntakubonye uri kumubwira wa mukobwa ngo muhahurire ariko akibeshya none uje ushingara janga gukora iki namwasaguriza mu maso yawe ku buryo utazongera no kwifuza kumbona nako kumubona birasuraye kubizi ko atari gahunda yawe ushingara janga ushaka ora wirinde unyubahe twubahane inkorogoshora mu mutwe wajya utuza ko ari umugore wawe ibyanjye mu mutwe wanjye rero w'inkorogoshora mu mutwe komeza inzira wari ugiye uzakira ryari ko ari njye mugore wawe ari njye nyina w'abana bawe njye ko ibintu mba nkubwira nkubwiye iby'amayerekwa ntiwabyemera ariko ni njye mugore wawe wita igihe cyangwa uri gutegura amakwe koro kuva kera ndi umukobwa uranzi nawe nigeze njye i Kigali wanjye kuba indaya ngaruke ngende n'isugi nuko nari narabiguhisha ngo nzabikwereke twabana basi bubimenye gaho gumana ubusugi bwawe ndeka sibyo gumana ubusugi bwawe ndeka ntabwo duteze kubana ntabwo kwitanye nawe nta n'ubuzigera bubaho yewe nizo nzozi urota ngo baguhanuriye ngo bagize gute byibagirwe Nasasheri buko ko ari uburozi bwura mukobwa neza umukobwa arakuroze akora urabizi ngiyewe mahoro ibishaka bizansaba ibitambo bingana gute nushaka uzakora ubukwe bube nge nawe tuzabana ako kantu ngenda ukandika ahantu kera twiga primaire bajyaga baca inuze bavuga mitome ivuga ngo nakwanditse ngo kurukoma mama rero yafatwe ryarisha yafashwe ryari kare mbona zimwana ndapfuye wewe bana ni wakujya kuzana umujyanama w'ubuzima barayangamwigire yarukire wese mufatiye umwana yaje Regura yicara. Abana narababwiye ibi narabivuze. Ngaho ngo mwandika ku nkingi z'umutima ugenda ubishyire ku nkingi z'umutima wawe ninjye mugore wawe ninjye uzagusajisha ninjyewe Imana yakwandikiye dushatse twaba dushaka n'amazina y'abana ahubwo kuko ninjye uzakubyara ako waretse kubiserera mu mutwe wanjye abapfumi banyu wanditse ko ari njye muti ukuvura wamvuyeho koko wamvuyeho nibi birozi by'iwanyu n'imyuka y'iwanyu bikunyoboraho washatse ahandi bikuyobora koko mwese wacu turaruga ubu myaka urinze ugira wigeze wumva bavuga ngo iwacu bararuga ese uranshakaho iki mu by'ukuri ndagushakaho ubugabo nanjye nkaba umugore uri kujya kurarurwa n'abantu b'i Kigali ese ko uriya mugore azabyara he kumwana kuri karaga kabutura azabyara uriya ni wawe ndimva mugire n'inama uriya ni wundi uzatera inda akajya aguhekesha umwana ubu urashaka kuba inganzwa washatse njye ko nzakubaha ko nzajya nkoza waretse kuduhira mu matwi ariko urumva ibyo wahereye
umuntu baroze ni kamera nkamwiyorera cyuko yandaje mfata amasengesho njya ngusengera n'ukuri kw'Imana umva rero nkubwire sibyo ayo masengesho yawe shaka abandi yaganisha murankubwira wagiye kureba wa wundi w'umunyonzi nta gukunda ayo masengesho yabaye ari huyashyira ahanga uri kuyata pe uri kuyata nubwo Imana ziwanyu n'abapfumu biwanyu n'abakonikoni bose bazuka ntago umubano wanjye nawe uzigera ubaho kandi mbikubwiza ukuri sibyo sinabikubwiye dufite ubukwe sinshaka kongera kumva mu matwi yanjye unserereza untesha ibiri mu mutwe wanjye ni byinshi sibyo mbabarira mahoro mbabarira ndakwinginze mbabarira Mutesi arapfuye ubundi ntabwo umuntu yemerewe kujya hari ahantu ngo amenye uko bimeze uretse ko batwirukanye ariko njyewe nanifitiye ubwoba ubundi utambeze n'iki cyaba cyatumye Mutesi yiyahura n'icyaba cyatumye Mutesi yiyahura sose hari umusizi usubiye mu gisirikare nase niyo mpamvu yo kwiyahura none se utaragenda kuko atari yigeze yiyahura ahubwo se ikibazo ntabwo ari njyewe ikibazo ni uko afite umuntu wamuteye utari njyewe ntabwo ngiye kinkeneye no mu buzima nanone watangiye se wakanyinda ninde se wamuteye wenda cyabura nawe reba yewe bizi njyewe narabikubwiye iriya ndasi yawe kandi ibyo ngibyo ugomba kubimenya none se nimba atari yawe ni yawe nyambabajwe n'ukuntu agiye gupfa oya ntabwo agipfuye bari abakecuru ndabizeye nifitiye n'ubwoba nifitiye ubwoba njyewe n'undi munsi ujye umbabarirwe hafi ya Mutesi nushaka n'amafaranga nzajya nyagura ariko ntuzatume hari ikintu kibiyongera ngaho umayeho ijana ryonyine wenda kugira ibintu bizima ukazana ibiceri aramara icyo umwana yaje nyamara yatugira inama nyamara urakabona ku idirisha n'urudodo rukasihute nawe aragira hano aragwa genda mureke ngamfate sibyo reka nitegura ibintu byanjye mu mahoro sibyo Satani ni mubi koko ubu koko bakugize ikirimarima mu mutwe wawe rwose urumva umugore ari ndekere buri marima bwanjye ntabwo ni umugore wawe nojawe ujye unyita mu madamu waretse koko kwirirwa ushukwa yego madamu waretse ko nishitambo gatanu rwari wambaye yego madamu ngaho genda yes genda uvire mu buzima madamu ubuzima bwa ntabwo ndabwinjiramo nzabwinjiramo ariko sindabwinjiramo kandi ubu niba hari ikintu nicuza mu buzima nonaha mbure mama uri umugabo wanjye yewe tuzabyaramo n'imanga eshatu narubwo ubu baze nkubwire niba hari ikintu nicuza mu buzima bwanjye ni ukubona narakumenya iyo nza kuvukira nk'ahandi hantu hatari ahangaha simba narahuye n'ikintu kimeze none ukuzi ko nakwihangana ngira nubwo nakubwiye ngo ndisugi nk'amasugi narwana naguha nyoko nawe ngiye nk'undi umuntu utanabana ndi kukwinginga ngo uzambere umugabo ngo ugireho nimba n'umugore wawe nkwihorera ukagira ngo ngankoraho kuri iyi nshuro nta mikino irimo yego nkoraho se nkwasaguza ubona umugore ugiye kuzashaka nyene n'umwana mwiza nakwiyeretse kare nakudunda ukagenda ukabwira nyoko Margarita nimba Margarita ko nakudunze ushaka ukuntu utegura ubukwe bwanjye nawe wakimaraho ndakubwiye ngo ujye umuba hafi icyo uzansaba cyose njye nzakikora ariko wamubaye hafi sibyo bi ariko nawe wemere ko ngamva nk'uko ntari gusa ibyo nzajya nkubwira byose nyine uzajya wowe mufaka rukuri wowe habuze gato ubundi nari nkomeje
kubera iki ibintu uhora uvuga ibintu by'imikino by'ibihuha bitari na seri yabe na gato. ariko wenda usibye ko nyine hari ukuntu bajya bambwira ngo nshyiramo ibikabyo kandi nta nubwo ari ibikabyo, ariko ngewe ibintu byose mvuga biba ari ukuri. Ko mba nageze kuri terese nkirebera, iyo mba nageze aho bibera. Ariko reka ngewe nifitiye ubwoba Mutesi adapfa ndi hano. Umujyanama w'ubuzima ageze he? Ntabwo ugize umuhamagara? Nyine nagiye kumureba siko wagiye ngagira ngo n'ugiye kuza. Bambwiye ngo yagiye guhinga. Ukuntu ari gutaka. Hari ubundi ubu ntabwo byemerewe kujya hariya ngo umuntu ajye kureba ibyo ari byo. Bambujije ntabwo nasubirayo. Mama we ntabwo umunsi ukuntu ajya nkubita iyo byamufasha. Mwana mfashe Mutesi w'amahoro. Ubundi se ko cyari umusizi. Ibyo ntabwo bikureba. Ibyo ntabwo bikureba ujye uvuga ibikureba. Kana nigendera ahubwo ngiye ubwo ngubwo bifite n'ubwo ugiye se kuhora wiruka. Adapfa ndaha ngaha. Sheri umeze ute? Wabaye iki kutishimye? Bebe wabaye iki? Bebe? Icyo kibazo? Urusanze rw'urya inkoni mahoro ruvuye. Mahoro kandi? Uriya mukobwa niba ariko ibyo yigira byose ntisa kugira ngo ikinono kuri inshuro yigize inshinzi mu rusisiro ndaje muvugutira umuti. Sheri uratumwihorere ahubwo se mbwira umeze ute? Kandi nawe meze neza. Wowe bite? Nanjye meze neza nta kibazo. Siko mbona none wabaye umuzungu. Nakazuba kagukozeho. Bebe buri munsi nkubera mushyi buri gihe nuko umbwira akoreka uva muri iyo mood wishimye. Ba muri iyo mood wishimye nyine nk'umuntu dufitanye ubukwe ubundi kiye ko yamukorera byumva. Bwira ariko nurumva uri kubona iriya zuba hano urimo rirarasira. Uri kureba urabona wagerayo? Oya ahantu kure cyane. Ubona indege yagerayo? Oya nabwo ni kure. Ni ukuvuga ngo urukundo mahoro yirirwa aririmba ngo nkunda ruri kure nka ririya zuba. Bebe mbabarira ntunsetse pe ntunsetse mbabarira ntunsetse sibyo? Ahubwo nyibwirira ku bintu by'ubukwe. Ahubwo mbwira nyine wowe mu rugo iwanyu byifashe bite? Mu rugo se? Ese nibura wabibwiye muzehe ko be nyine ntabwo muzehe nabimubwira ariko ndateganya kubimubwira vuba ngaha kubera ko ntabwo urumva ntabwo twabikora ntamubwira ariko ndaza kubicuza we na mama mbibabwira kandi ndabizi azabyemera. kandi nese subizi ko ubushize nari nakubwiye ngo nshaka kuza kugusura ariko numvaga nyine naza na muzehe numvaga naza muzehe abizi umukecuru abizi nyine. Ndashonje. Bite? Ko wigonze? Kanicara nawe ndarushye. Shanga ibibazo ngo bibwira abagabo imbwa ziyicariye. Nese imbwa kari wa sorry nda. Nako uri umugabo wande se none? Kurya ibibazo bikugwira. Wajya kungura denjiga mbabarira. Ndashonje. Ngura denjiga no gushira. Rero gushaka ibyo ushyiramo icyo kimoteri cyawe nta nubwo uzi ibibazo umuntu yifitiye. Mfite kimoteri no kuvuza. Nako iyo nda yawe. Mwese ntabwo hariye neza wabaye ikintu ndakwanze noneho kumenyere ko abakobwa yarwa bakubenga. Ejo kera mama yigize kumbwira ngo
ngo inkuru ya Bizuru na nyina wa Bizuru ari kumbwira nyine ngo ukuntu so ako binana amafaranga ugira uri kumbwira ibya Bizuru usana nana bintu zana ko gafone katwe ko ari amafaranga uzi ukuntu byagenze se nyine mama yarambwiye ngo Bizuru ngo yari afite mama we ngo yari umurozi nta murozi we amaze kuroga ngo arapfa amaze gupfa ngo nuze ngo nayivuze ngo bizira ni mama wabwo warogaga ubundi warapfura zuka wowe nuze ahubwo Bizuru ngo yagiye kumushyingura ngo abura abantu baza kumushyingura bizi na Bizuru baravuga rero ngo ibibazo bya nyina wa Bizuru babiraje sha nyine shiri mva mubwire cyenda za kugiza papa na mama numva bibabwira kandi bitewe n'ukuntu ukunda ntabwo bakana kunshyigikira mu bukwe bwanjye nawe sibyo niba rero nkubwiza ukuri sibyo iki shiri papa wawe wari hariya nawe ni ikibazo gute yega twarihuriye urumva papa twarihuriye niba nta n'ibyo wamubwiye ubwo afite uko yabibonye ariko twarihuriye yarantutse ku karantuka yambwiye ngo umukobwa we wapi oya ntabwo bishoboka papa nzi ariko ubwo yanyweye yafashe kamwe nta kintu yari yanyweye nta kintu yari yanyweye ahubwo ni gute wowe utabibabwiye mbere kugeza ubwo duhura bebe ariko yari afite inkoni yari agiye kuyinkubita bebe humura papa ndaza kubimubwira kandi ndaza kubimwumvisha ahubwo mva mubwira nari nibagiwe kubwira bebe ko Mutesi yiyahuye wabimenye ninde Mutesi vukana n'abizi yapfuye se nibura igihe icyo namenye urumva ni uko yiyahuye byo kubona ngo yapfuye sinzi nimba yapfuye cyangwa se atarashira mu mwuka abagiye bajya baragenda ubwo se yagiye ese nawe nukavuga gutyo kandi atetwa na mukuru wawe ahubwo nonetse umuntu ajya kwiyahura atabifitemo gahunda erega Mutesi nawe afite ibibazo byinshi none nanjye rero wagira ngo niyo nkuru ningiri kubaho neza neza nyine Bizuru yari mukuru wawe mama wari umurozi nawe uvuga twabizi nubwo nabihakana bitewe n'ibibazo ndi kunyuramo aka kanya none ndi kubona uri seriye mu gatwe kawe babaye ikishu babaye utanywa ari aho nka kwasi ese waratangiye kunyibwira neza ibyo uvuga akavugisha induru bireba ndakare rero ntakara urakarwaza birantwara ikibona niyo munguriye ntirindazi ntazabaye iki wari wambuze ahubwo ese wowe kuki utamenya amakuru yo mu rugo usigaye warabaye iki iwanyu habaye iki Mutesi yiyahuye toka satani mu izina rya Yesu ngo nguki Mutesi yiyahuye nyine Mutesi yapfuye umwana ari hehe umwana se urumva nyine umwana yabari nyina adahari bimani uranyinisha ndagukubita Mutesi yiyahuye none wicaye mwamushyinguye nyina mama nyine yamusanze amanitse mu giti ameze ngo yari kwigana Yesu ngo kwa kundi bamuhambye ku musaraba nyine byari imikino ariko ntabwo yapfuye oya nyine wenda ashobora kuba nyine ntabwo yapfuye nyagupfa ariko yiyahuye nyine mama yamusanze mu giti agiye gupfa mama waravuga ngo yarabyaye reba umuntu nkawe ufite ubwanwa bungana uko ntuzi gusobanura ibintu ngo yari kwigana Yesu ngo cyane filime warebye bi oya Mutesi none se nyine Mutesi subari he ukuri kw'Imana Mutesi yiyahuye nyine ari hehe ari mu rugo ni umupfuse cyane muzima ibibazo byatuma yiyahura se ntabwo yanze ko mukuru wanjye amushaka ibindi se n'ibiki ntabwo se wari ubizi wowe ko wagira ngo wari ubizi cyane ariko mukuru wawe yarabikubwiye ntabyo narinzi n'isose twajya kubareba sibyo n'ubundi se icya mbere ukwiga wigora kubera ko mukuru wanjye yagiye urumva yisubiriye iyo ngiyo baba nyine urumva rero n'ubundi ni wowe wakagombye kujya kugira yakagombye kuba yagiye kumuririra aho kuba mukuru wawe yagiye ntabwo bivuze ko tutajya kumureba ni inshuti yacu ni inshuti yawe ni inshuti yanjye ni inshuti y'umuryango wanjye n'umukazana wanjye ariko hakuze wowe iyo umuntu yiyahuye baramuririra hakuze umukazana wanyu umukazana wande wanyu se ashwe
iki se reka tujye kumuraba basi mbabarira. Ako se urumva ushaka kujyayo? Yego ndabishaka. Kujya kureba umuntu Tujye no kureba ukuntu umuryango umeze. Ese biza ameze. wari uzi yuko iyo umuntu yiyahuye urumva ukajya kumurira ibyo bizimu bishobora kukujyamo bikarangira wowe wiyahuye. Ntabwo nshaka kubura sheri. Oya nawe ntugakanze. Ntabwo nshaka kubura rwose kamubwiza ukuri. Ntabwo nshaka kubura. Ntabwo tujye kumurira. Oya nawe ntugakabye. Tugende tujye kumureba use biza ameze gute mama ameze gute. Ngiyo nta nubwo nagerayo. Nasigara ku irembo. Kubera iki ariko? Jewe umuntu wiyahuye ntabwo ibizimu bikujya mbese sidusengeye iwacu baradutsiritse kera. nyine iwanyu barabatsiritse. Nyine tugende. Ubwo urashaka kujyayo? Sho ndumva nshaka kujyayo. Tugende ngo werekeze utazagira ngangwe no sho ngo ngweke. nyine musize aryamye ku musamba agiye kubyara. Mana uri ikigo gihaguruka tugende. None se ko wicaye aha yaragiye kubyara se ari kumwe na mana njye nyine nigiriye ubwoba. None se oya wisigane haguruka tugende. None se umuntu agiye kubyara haguruka tujye kumubyaza. Ntabwo nicara. Umva nyine ngubwira akantu kamwe konyine. Mbwira amagazi. Nyine ese ndabivuga ndakureba. Nyine witare hasi. Nyine urabona nyine mama yagiye amusanga agiye kwiyahura aramuzana amugeza mu rugo. Noneho ibyo bintu ntabwo wabimbwiye. Nyine abantu bakuru bavuze ngo agiye kubyara ngo ibimenyetso byo kubyara byaje. Rero nabibonye nigirira ubwoba nyine. Shabi uri ikigoryi ndanabikubwira ikigoryi uzapfira n'ikigoryi. Undi nkaho ari we mukuru ureba ukuntu mama afata mutesi uje gupyatama. Ubwo se mubyaje gahita nibwo umwana kanigende. Bivayo. None se wansize. Bingiye kugukubitiraho. Haguruka tugenda agira vuba. Oya nyani bite nubwo. Nandi narakiba. Wandi. Ameze neza nukuri yabyaye umwana munini cyane. Mwiza cyane umeze neza. Gusa ibitotsi byahise bimutwara kubera amazi iminsi arara amajoro. None se yamubyaye yiyahuye? Oya. Umva ya mabwa ye. Igira cyo. Akoze mu ya mukobwa. Ase papa. Mukunda kuvuga murapfi cyari. Ubundi murapfi kimwebwe. Muratonganira iki? Ntabwo nakubwiye ko ntashingira muri ruriya rugo. Wowe ntabwo nabashingira. Nabugariza kibando nta nkuba. Gusa muze ahangaha turi mu byo gukingira. None uri mu biki? Enda shinguka. Ndabazi. Genda wa mukobwa we. Ngahicara. Urugomo rwawe ndaruzi. We naso. Ntabwo ushobora kugushingira ahantu utazamwishyushyu. Urumva? Rata uri kunyumva? Yabyaye cyangwa yiyahuye? Yabyaye mutesi. Yabyaye neza. Mutesi ari he? Yapfuye. Oya ari mu nzu mama. Ari mu nzu yaryamye yaruhutse. Yapfuye se. Yabyaye muzima yabyaye umuhungu. None se Karame. nari mbaye ngiye noneho. Ubwo ari amahoro n'umwana ari amahoro. Reka ngende ubwo ni amahoro n'ukuri kandi ndahari wese. Komeza umwiteho rwose n'ibizima. Yabyaye. Mbega icyana cyiza. Genda ujye kureba. Mwese se mubona nibyo. Arasa nande? Arasa nande? Yego fandi. Muzagaruke neza. Nasase uramuzi. Arasa nase ururinda zarugira. Wabonye se na pande? Nacecekaho kugira amagambo. Mubibaze uwo mukobwa uri urugo. Ntukanakire umugabo nawe. Muzengo barabanye ndo. Ako nka wabaye uti. Koro ndagusuka bushera umenyera amabere yanyu. Koro nabaye mujamba. Uzojya se kunyira nono. Nabaye mujamba vayire. Uzajya umutwara kuri rya gare ryawe sha. Nabya kametisi. Arasa nande ariko wo basi. Asa na rugamba. Reka ndebe udutaki. Nasundi kushishikajwe kumenya uwo basi. Uri umushinzwe ibarura muri uyu mudugudu. Ko numva ufite akazi. None suruko kandi ariko nyibarishwa ngo basi. Niwe mbibajije. Araza nande. Erega shaho emera mbwira ruza rubambe.
zaba mbere uriya ruhu n'umukobwa wanjye we ntabwo uhaye umva ngo murishingira nzakwereka numara kuzana umutama kubera ko nta gashyushyu nsubire kwa papa ugiye bagiye muze ukingiye korode waba urubonye mba nkoroga ndakwemye nawe muze ndakubwiye ngo sinzi kabisa reba korode ari umukwe wawe oya ariko na shaho ugira amagambo yacuraguye iwanjye agomba kuva wancinze abyina bahoyekereje wancinze ndikukunda ntumenyere sibyo njya nkubwira mwana wawe abaswekuru ni abaki papa ngiye kuruhuka oya iyo bigeze mu gicuku urumva iyo bigeze remanzi kine maze rero baramufashe n'ikibuno cy'inzobe nimushake muvuga ibikingiye kuruhuka ngo basenga inzoka warumva umva do urukangura agahinja dore aha nirenga nkumene ariko sibwo abaswekuru ni ikinyarwanda ra baswekuru ibiki ni abarozi basenga inzoka none ngo agiye kuhajya ndetse ntabwo uzi iyo nkuru aha n'abasubizi wabyumvise muze ngo ni abaswekuru mwe ntimubizi igihe ndabizi basenga inzoka ntabwo mbazi ariko burya gihe kamari ibyo nanze mba byanze ari icyo bamwangiye kamari ibyo nanze mba nanze ariko mvira ko mukubitana kuvuga ngo amabere ya nyoko kubita nini wamurozi urashaka gukubitana papa impamvu sinakubwiye kuriya nuko gakunda kuruhuka indi umukunda wowe njyewe ntabwo njyewe umukunda si gakunda kuruhuka Se ntafite umugabo. inde se ufite umugabo we warankingiye nyishyura isoko nawe nkwereke oya nta nkagira Numva urusaku rwabarenze. n'umwugariza kibondo umukecuru natwe twaje kwirebera umwana umaze kumwoza Ntabyo boza mu baroza. Yegera akajya kunyica. Nawe ntawe utaniye n'aba basakuza. bandi byibuze byibuze bafite nk'iyi ngiyi namumushyingira akajya anywa agashyushyu umukecuru hasi umwana ameze ute Ariko wowe igihe nawe yamakunyita mukecuru ntujya wumva. erega urashaje Sazira imyaka ikurikiranye n'iyicarire. Yicarire. Koga gahora gashyanuka wakwegereye korode yashyanuka. ajya wa murozi we hajya bitwa bake wakwegereye korode abaswekuru ceke ka muswekuru we yaba guswekuru nakubwiye ko ntashingira umuntu utagira n'inka Ariko uyu ni n'umuswekuru umuswekuru bagende ukuntu barakabura umuswekuru ejo bamufatiye mu gihuru bakanyibambaza umuntu kubyina nijoro urabizi ubwo babyina bahumirije umukecuru muze nawe wajya uri bene wabo oya nigeze Numva kubumva ubizi. kubyina se wabyina ntarakagiye ngagirayo nabyigishijwe n'ikijojoba cy'inzu ese mwe muramukira mu rugo rw'umuntu ntimutaha ibyo byari bibagenza ntaze mutazana ibiryo abantu babyaye urabura guteka n'inyama wawe ariko nyiranga wowe wabaye utyo ngawe nta kibazo ntabyo nzi ihemwe njya kumbaza ibi nyendaro ariko we bavuga umwana w'urukundo ntunshingeho umuko umwuzukuru Cyakora abonye umwuzukuru amahirwe yagize nuko ataryaye agakoba yaza kubyara agakoba ntabwo yari bukararana bari kugahekesha uko bari cyakoze nyiranga araho nabereye nabonye ahaseka abonye umwuzukuru nabonye aseka hehe mwezukuru gaseka bakukura mwamenyo aseka kubera ndaseka se nubwo kiraha gifite se nzaseka yanyeretse se ariko se ushaka kakukorera apfa kuba yavutse yewe kuba buriya ubwo yavutse nimushake igikoma mumutekere wowe n'isombe ateka iki igikoma mumutekere aho n'agasombe akajya kugura isombe kwa mumwanze nusi gutyo nuko rata tumutekere ishime ariko umunsi wabaye igutimitse uzabigenza nzagira nyigemo azinda apfa kuba yari inshuti yawe ruraje nawe ni rukubona inshuti ye nyine nicyo nanga ku mukobwa wanjye rero oya nkunda ko bakamanika banurirwa kujya kumubyara indoro yavugirizaga hariya Inkuru yavugije wakongera kumubwira ngo akamanika yakamanika ese ahubwo yavuze muhaguruke mumvire mu rugo ngo uherekeze ubwo bigiye gushya uba utagiye kuzana ibyobo turagiye yame nawe nakwiyamye ahangaha ntujye kuncyanuka si umunsi bayitinitse aka gakora kawe uzaba ureba